hari ijambo ry'Imana rivuga iyo ugiye muri Matayo ibice 21 ku murongo waho wa 18. Yesu avuma igiti cy'umutini. Nawe ufate Bibiliya yawe witegereze. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza. Ahari wa mwana we, wa mukobwa we, wa muhungu we, papa we ashobora gusonza kandi agukeneyeho amatunda. Mama we ashobora gusonza kandi agukeneyeho amatunda. Ahari yewe muturage, umuyobozi ashobora gusonza kandi agukeneyeho amatunda. Munyeshuri, mwarimu ashobora gusonza kandi agukeneyeho amatunda. Ikibazo kirabaza ngo mbese azayabona? Ya matunda agukeneyeho azayabona? Hanyuma Yesu bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza. Abona umutini iruhande rw'inzira arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Nuko bihagaze muri iyi minsi. Urabona umukobwa wisize usa neza ariko nta mbuto, ari ibibabi gusa. Urabona umuhungu usa neza wabituma ngo ni bogari ariko nta mbuto, ari ibibabi gusa. Wamugeza mu rugo umukobwa, urugo kubaka biragatsindwa. Umugabo mwagera mu rugo ugategereza ko yubaka, byahe byo kajya biragatsindwa. Ni ibibabi gusa nta mbuto. Menya neza ko imbuto zikenewe. Nagaki wamariye umudugudu utuyemo, nagaki wamariye umuryango wawe, nagaki wamariye umurenge, nagaki wamariye akarere, nagaki wamariye igihugu. Ntawe wavuga ngo wamaze iki. Icara wumve ko nawe uruhare rwawe rukenewe. Nituririmba ngo tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, nirihe tafari washyizeho? Nagaki kavuga utuye n'umwihariko wanjye yo navuga ngo nze ku isi, aka ntago kaba kabaye nige wakaza. Buriya hari abantu batekereje bazana n'umusingi ukomeye, baraza babohora igihugu. Buriya hari abantu batekereje bazana n'ibintu bikomeye, bazana gacaci kiranura Abanyarwanda. Buriya hari abantu bakomeye bazanye abunzi, bazanye ibitekerezo byinshi bikomeye. Icyawe kiri he? Umusanzu wawe uri he? Amatunda kuri wowe ari he? Kugira ngo ushobore kubaka. Uruhare rwawe rurakenewe. Dukomeze inkuru. Nuko Yesu yitegereje asanga ni ibibabi gusa nta mbuto. Aramubwira ati ntukare imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Ako kanya uruma. Ubu nawe ushobora kuvumwa ukuma bikarangira. Reka tujye ku isomo ry'uyu munsi aho tukwereka ngo gute ushobora gukomeza network yawe. How to build, how to lead your network effectively. Network yawe nabo mubanaho mu rugo. Network yawe nabo uyobora ahandi mu kazi. Network yawe nabo muririmbana. Network yawe nabo uyobora hariya mu itorero. Network yawe nabo mubana mu magroup atandukanye. Network yawe nabo mukorana ubucuruzi. Network yawe nabo muri kumwe. How to lead your network effectively. Murabuza kubona kuri ekrazani. Ni gute wayobora iyo network yawe ugasigara uyoboye? Harutangira wewe bikazarangira bayikiriza asubiye inyuma. Bamweguje, bamwirukanye, bamunenze. Uzasezere kuko ugeze mu zabukuru, uzasezere kuko ushaka guharira n'abandi, ariko ntuzagawe ko wabaye ikigwari. How to lead your network effectively. Ni gute bica mu zihe nzira? Nicyo tugiye kuganira muri uyu mugoroba. Tuganira aya magambo, uzirikane ko ugomba kwera imbuto iteka. Uzirikane ko ugomba gutanga umusaruro iteka. Uzirikane ko ugomba kuba inyangamugayo. To protect your integrity. Ubizirikane. So how to lead your network effectively. Network nuyumva wumve ko ari babandi muri kumwe mugabo. Network yawe ni urugo rwawe. Muyobozi network ni ya ministeri, ni network yawe. Mucuruzi network ni bari abasupplyinga, ni bari ukoresha, ni bari ugurisha, ni bari abakiriya. Gute wabagumana? Yesu yakoze network ye y'intumwa 12 agumana nayo nta numwe wamucitse. Kurinda basezera haravugira tuko mubonye ngiye niko nzagaruka
kandi nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. Haleluya! Umunsi umwe tuzataha iwacu. Ntabwo nkubwiye ko ku isi atari iwacu ngo maze ube umunebwe isi we kuyitaho. Tugomba kubaka u Rwanda twifuza, tugomba kubaka Afurika twifuza. Twaje ku isi kubaho ubuzima. Aha naho Imana yadushyize ngo tube kandi tuhakorere umurimo yadutumye. Wihasiga uhasenye, hakore neza, kora neza, ubaka, imitima yisane, ubumenyi butange, ubufasha butange, icyo ushoboye cyose gikore. How to lead your network effectively. Next step. Kugira ngo wubake ririya niho ibanga riri hose muhitegereze. Ntabwo wubaka abantu, ntabwo wubaka business, ahubwo wubaka abantu, hanyuma abantu bakazakubakira business. You don't build a business, but you build a people, then the people will build your business. Ugomba kubaka abantu ari kubajyanye mu cyerekezo ushaka ko business yawe yerekeramo. Ufata abantu, niba uri umwarimu, abanyeshuri urabubaka, ariko ukabubaka bijyanye na vision ushaka ko ikigo cyawe kijyamo, ukabubaka bijyanye na vision ushaka ko umushinga wawe ujyamo. Niba ari abarimu urabubaka. You build a people. You have to invest in the people, not to invest in the plots. Abantu benshi ntabwo bazi gushora mu bantu. Ngiye kukwigisha uko ushora mu bantu, ngiye kukwigisha uko wubaka abantu nabo bakazakubakira business. Abantu ubona bafite business zikomeye nuko bubatse abantu, bafite team. Twari tubanye ko teamwork makes dream work. Twari tubanye ko team bivuga together everyone achieve more. Impamvu udatera imbere ibyawe bitagenda ntabwo wubatse abantu. Abakozi ufite nta kigenda, abo uri kumwe nabo ntabwo muhuza, ntabwo wabubatse. Iyo wamaze kububaka nabo bakubakira business yawe ikajya muri direction ushaka. Iyo wamaze kububaka nabo bakugeza ku nzozi zawe kandi mu gihe gito cyane. Niko bigenda iyo abaturage bubatse, ntabwo umuyobozi avunika. Muzabona leta yacu yigisha buri munsi. Ribu yamanutse yagiye kuganira n'abaturage. Urwego rw'umuvunyi mukuru rwamanutse rwagiye kuganira n'abaturage. Ministeri ni yagiye kuganira n'abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye kuganira n'abantu. Ni ukubaka. To invest in people. Ukoresha igihe n'ubutunzi. Nubona ministeri yamanutse yagiye kuganira n'abaturage, mugabo nawe manuka ujye kuganira n'abana. Ni urugero rwiza. Nubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamanutse yagiye kuganira n'abaministre, yakoresheje cabinet meeting, yahamagaza abakozi bawe muganire. You don't build a business, you have to build. Wubaka abantu nabo bakazakubakira business. Iyo ufite abantu bari committed, iyo ufite abantu bazi aho bagiye, iyo ufite abantu bazi icyo bakora, kuko utazi yajya, utazi yava ntamenye yajya, utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Hari n'abajya gusenga batazi icyo bashaka. Ngumva rero Mana ngo nuko nyine ngume ugiye gusaba iki Mana? Hari uwarayamamaga ati rwose unsengere, ntumva sinsengera abantu, cyakora mfatanya nabo gusenga. Nanjye ndi umunyabyaha, ariko Imana irankoresha mu murimo wayo. Icyaha nicyo dukozwemo, ariko tuzerezwa muri uyu murimo. Cyakora jye nawe dufatanyije twasenga kandi ibisubizo ukabibona. Ntabwo inimbwira dusengera iki? Ngo urumva ngo nyine ngikampa ngo ubushobozi buhe, ngikampa n'umugabo umeze ute? I don't know. Ntuzi umugabo ushaka, utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Next slide. Ni gutya bubaka sasa. Intambwe ya mbere ikomeye utazirengagiza, utazibagirwa. Niba uri umuyobozi, niba uyoboye uri kiwongozi, uri mayor, uri governor, uri minister, uri pastor, uri family, uri head of family, uri CEO, uri chairman, uri afande. Number one, let your group know that you are in charge. I will repeat again today. Let your group know that you are in charge. Ntabwo bivuze ko uzajya ugenda bakandagira ngo bereke kuri in charge,
ubereke ko uri bosi. Oya, ndakwereka inzira bica. Ni ibikorwa. Yesu igihe yari kumwe n'intumwa ze, Yesu igihe yarimo yigisha, yari in charge muri byose. Barasonzaga akababwira ati nimuterure amabuye muzane, akayasengera akaba imitsima bakarya. Iyo uri in charge umenya icyo abaturage bawe bakeneye, nyakubahwa muyobozi. Iyo uri in charge umenya icyo bakeneye, si umenya icyo abakozi bakeneye. Iyo uri in charge mu rugo umenya icyo urugo bakeneye. Ntago nagenda ntababwiye aka burya hari ibitekerezo byiza cyane ariko bitanditswe muri Bibiliya. Igihe Yesu yababwiraga ngo nibatora amabuye, muzana amabuye, mutoragura amabuye, hanyuma akayasengera akaba imitsima bakarya, hari mu mugabo umwe w'umusongarere witwa Petero, ngo yavuze gutoragura amabuye ngo aterura akabuye gato yakangana gatya. Abandi igihe babaga bikoreye ibibuye bagenda bazamuka bahirimana nabyo ngo yarabasekaga cyane afite akabuye gato kangana gatya, kanganaga ngo ni biye. Yesu bageze hejuru y'umusozi ati nimwicare, arasenga. Buri wese ibuye rye ryahindutse umugati. Umugati wazaga ungana n'ibuye wateruye uko ringana. Ufite kinini kigati cyari kinini, ufite gato akagati kari gato. Petero ngo yarakarebye ararira, ngo yagasamuye rimwe yajya gusaba abandi bakamwima. Nguwo Petero. Yesu wasomaga imitima yarabibonye. Haciyeho iminsi mike Yesu arongera, batangiye kuzamuka ati buri wese atora ibuye. Petero ngo yabatuye urutare, agenda arwana narwo avuga ati, ngo bakamuseka akavuga ati Yesu nsaba ku mugati wanjye. Bageze ku musozi hejuru, Yesu aterura icyigisho ati haleluya, ninjye mutsima w'ubugingo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ntabwo yongeye guhindura amabuye imitsima. Wowe ukurikiye Yesu, ukurikiye Imana kubera ibitangaza, kubera ibyiza umukurikiyeho, mbese wiriwe muri uyu mugoroba mu byiza no mu bibi ugomba guhora ushima. Niho Habakuki yavuze aya magambo nayo yabasomeye muri Habakuki. Habakuki yaravuze ngo naho umutini utatoha, intama zigashira mu kiraro, n'amasha agashira, bagahingira ubusa imyelayo, inyanya ntizere, imiteja ntiyere, ibishyimbo bikarumba, imvura ikabura, nta kabuza ko nzishimira Uwiteka Imana yanjye. Ni muri Habakuki. Abo tutabanye kuri iryo somo kandi rebe ndibasomere, ni muri Habakuki. Habakuki igice cya 3 murongo wa 17. Habakuki yaravuze ngo naho umutini utatoha, n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amasho akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka, nkanezererwa ku Mana yanjye y'agakiza kanjye. Ntabwo rero uzashima Imana ari uko wungutse gusa, kontineri yahombye cyangwa yahirimye, kamyo yahirimye, nabwo uzashima Imana. Ntabwo uzashima Imana ari uko wabonye urubyaro gusa, wanarubuze, nabwo uzashima Imana. Ntabwo uzashima Imana ari uko wabonye umugabo cyangwa umugore gusa, wanabibuze, nabwo uzashima Imana. Kuba umuyobozi mwiza, kugumana ekipe yawe, nuko iteka ubereka ko uri in charge. Nkuko Yesu yageraga mu bukwe nka in charge, yahagera agahita akebuka akareba ati ati ibyo kunywa birashize, ati muvamo amazi mwuzuze ibi bibindi. Yesu akabihinduramo divayi. How to lead your network effectively. Aho Yesu yabaga yerekanye ko ari in charge, ko ayoboye group. Ibikorwa yakoraga. Iyo ni step ya mbere utagomba kwibagirwa. Iya kabiri, show them how to be a good examples. Bereka ko umuntu aba urugero rwiza. Abanyarwanda bo baciye umugani ngo wibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Niba uri umuyobozi mwiza,
ndagaruka kubo dufite. Uri MD w'ikigo, uri CEO, uri umuyobozi w'umudugudu, uyoboye akagari, uyoboye akarere, uyoboye umurenge, uyoboye intara, uyoboye ministeri, uyoboye korari, uyoboye urusengero, uyoboye ikigo gito cyangwa kinini, ni ikigo cya leta cyangwa cyawe ku giti cyawe. Show them how to be a good example. Ya network yawe yereka urugero rwiza. Ese n'abana ufite mu rugo, mbere yo kuryama mubanze musenge, muzamuberetse urugero rwiza. Ntugatongane na mama w'abana, uzamuberetse urugero rwiza. Ntugacihure cyangwa usuzugura umugabo wawe, uzamuberetse abana urugero rwiza. Ariko se mama iyo myambarire, mama izo ntonganya, papa izo ntonganya, ubwo burakari, urwo rukundo ruke, ubwo nuruhe rugero rwiza werekanye? Next system. Icya gatatu, tutarajya ku cya gatatu. A great leader don't tell you what to do, they show you how it can be done. Ajya imbere, umuyobozi mwiza ajya imbere ati ni umuganga, bagakurikira. Ni isuku n'isukura akajya imbere, bagakurikira. Ni mituweli akajya imbere, bagakurikira. Ya group uyoboye yawe yo mu rugo, ya group uyoboye yawe yo ku rusengero, ya group uyoboye yawe yo mu kazi, ya group uyoboye mu karere uyoboye n'agace kose uyoboye, ntukababwira ibyo bakora, habwo uzabereka uko bikorwa. Urababwira kuba smart utari smart. Urugero rwiza Yesu icyo yakoraga, urugero yigeze guha abantu wenda mu bijyanye n'ubucuruzi. Murabizi ko se yari umubaji, kandi nawe yajyaga amufasha kubaza. Yesu yageraga ku isoko atwaye intebe zibaje n'utumeza, hanyuma akabona hari abasaza n'abakecuru n'abandi baje kugurisha ibintu byabo bikojonjoye nabi, kuko ibyo ngo byabaga bisa neza cyane. Yaravuga ati ningaragaza ibyanjye ntabwo bariya bari abakigurishije. Yarangiza agafata ibyo akabihisha, abandi bakabanza bakagurisha, kigaragaza kutikunda. Hanyuma yawe nawe amaze kugurisha ibyo nawe akabivanayo, bakamutuka ati dore wa mwana wo kwa Yosefu, ati nguze ibintu bibi hari ibyiza hano, nawe bakamugurira. Ariko nabo abandi barafite ibi bakaba baragurishije. Kuba urugero rwiza. Yesu yabayeho adacika intege, Yesu yabayeho atirata, Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka, Yesu yambaraga inkweto imwe ya rugabire, yabaga mu ikanzu nk'uko akuze nayo igakubita yarageraga uruteranirizo. Yesu yicishaga bugufi, Yesu yakoreshaga ubwenge muri byose. Niyo mpamvu ari nawe yageraga agahunga. Urarega agatuza mu gihe ngo udahangana nabo, Yesu ari nawe yageraga agahunga, bashaka kumukubitira mu rusengero akigendera. Yesu ari nawe yageraga akarwana, asanze bakora ibidakwiriye agafata ikiboko agakubita. Uwo ni Yesu. Show them how to be a good examples. Next. Icya gatatu tugomba kwitondera. You should know their weakness and their strength. Ntabwo wayobora abantu utazi impano bafite, utazi imbaraga zabo aho ziri, utazi intege nke zabo aho ziri. Wakaba uzi imbaraga zabo aho ziri, wakaba uzi intege nke zabo aho ziri, kugira ngo utazagira bukomeretse. Mu rusengero abazi kuririmba bashyire muri korari, ariko abazi kubwiriza ubashyire mu kubwiriza. Abatabizi bazi gufotora bahe kamera bajye bafotora igiterane, ariko wowe gufata utazi kuririmba ngo ushyire hariya, navuga baraseka, naririmba baraseka. Wowe gufata utirimanga ngo nanjye kwigisha ijambo ry'Imana. You should know their weakness and their strength. Muyobozi igice cyose waba uyobora ugomba kumenya abantu bawe. Ni nk'umubyeyi uburyo agomba kumenya abana, niko meya agomba kumenya abaturage be, niko pastor agomba kumenya abantu ayoboye, niko mudugudu agomba kumenya abayoboye, niko mutekano agomba kumenya abayoboye, niko afande agomba kumenya ingabo ayoboye, niko komanda agomba kumenya batayo ayoboye, niko minisitiri agomba kumenya abantu ayoboye, niko. None niba utazi abo uyoboye ugomba kugera igihe cyo kubiga one by one, ukamenya their weakness and their strength. Impano bafite, ibyiza bafite ukabafasha kubikuza.
ingeso mbi bafite ukabafasha kuzireka. Ugihabwa kuyobora ikigo, ukihabwa kuyobora itorero, banza umenye ngo abiba ni bangahe, abarya ruswa ni bangahe, abakererwa ni bangahe, abasenga ni bangahe, bose ubamenye. Abafite abana ni bangahe, ababuze urubyaro ni bangahe, abadivorushije ni bangahe, bose ubamenye their weakness and their stress. Ntago ari ukwinjira mu buzima bwabo, ariko you have to know them. Mu bijyanye n'akazi ukamenya aho bafite intege nke, ukamenya n'aho bafite imbaraga, ukamenya karite zabo, ukamenya na defu. Ntuzibeshe ko abo bantu uyoboye ari abamarayika. Forget ngo nibakora amakosa nzabandikira. Uzandika uruhe? Kuko umuntu aremwe no mu makosa. Ngo nakora amakosa nzamwirukana uyu mugore. Uzirukana uruhe? Kandi wirukana uhekenye igufwa ukazana urimira bunguri. Uyu mugabo nimba nananiye agatangira kunca inyuma ngo nzisubirire iwacu. Uzahukana uruhe? Kuko hanze hahuzuye ibigusha. Banza wiga umenye umugabo wawe, defo ze na karite ze. Defo ze ushaka ukuntu wamuhindura buhoro buhoro, nubwo ntawe uhindura undi, ariko icyo ugomba gufata ni mind ye. You catch the mind, then heart will follow. Menya intege nke z'umukozi ukoresha naho afite imbaraga. Uprofite za mbaraga zikoreshe kugira ngo bitere imbere, ariko hafite intege nke naho urebe ukuntu wamwongerera amahugurwa n'ubumenyi. Menya abana bawe, ariko wikwibwira ko uzabona marayika kuri iyi si ntawe ubaho. Next please. Icyakane, give them responsibilities. Naganiriye n'umusaza umwe ukuriye urwego ngishwanama rw'inararibonye, Honorable Tito Rutaremara, ndanagusuhuje ndabizi ko uri iki kiganiro. Arambwira nari kumwe na bagenzi banjye twari nka batatu, ati urubyiruko rw'u Rwanda iyo uruhaye cyo gukora ruragikora. Ndasubiramo vuba mubazanira mu kiganiro abaganirize. Urubyiruko rw'u Rwanda iyo uruhaye cyo gukora ruragikora. Iyo utaruhaye icyo gukora ruracyishakira kandi kiza ari kibi. Ayo ni amagambo y'inararibonye. Give them responsibilities. Babyeyi, abana bari mu biruhuko bahe responsibilities. Baha akazi, baha ibyo gukora bitameze nk'ibihano ngo babwire ngo muhinge hariya batazi guhinga, ariko baha ibyo gukora. Nibirirwa kuri televiziyo na YouTube, nibirirwa ku matelefone, nibirirwa kuri byenda gusetsa, baraza kwishakira ibyo gukora kandi bibi. Baha ibyo gukora, baha akazi. Give them responsibilities. Abaturage uyoboye mudugudu baha inshingano. Umwe umushinga iki, undi umushinga iki, undi umushinga iki, abasigaye baba bajyana. Muri koperative baha inshingano. Iyo umuntu afite icyo akora abona umwanya uhagije wo kuvuga, umwanya uhagije wo kugoma, umwanya uhagije wo gukora ubusa. Give them responsibilities. Baha inshingano. Utitaye ku myaka, utitaye ku mashuri bize, wese umwigi wanye n'icyo yakora. Wowe uzajya wandika baje, wowe uzajya wandika inama, wowe uzajya ufotora, wowe uzajya commentinga muri groupe, wowe uzajya ukora iki, ariko baha inshingano. Give them responsibilities. Nibwo ushobora kubayobora igihe kirekire kandi ukabayobora mu nzira nziza kandi ukabageza aho bifuza kugera. Next. Iyo tuvuze leadership, biriya byose bizamo. Hazamo motivation, bamotive. Hazamo goal, bafashe gusettinga goals. Hazamo success, let them succeed. We kubona ugenda mu modoka nziza barabuze na ya mituweli. Contribution, bigishe gukora hamwe buri wese atanga umusanzu we. Teamwork, be kwironda ahubwo bakorera hamwe bahuza imbaraga. Support, ugomba kuba supporting nabo kabigisha gusupporting. That is what we call leadership. Next. Gatan, make them feel that they are very important. Iri jambo risigarane abo uyoboye, gerageza ubereke ko bari very important. Gerageza ubereke ko badahari nawe utakomeza wenyine. Gerageza ubereke ko bashoboye. Gerageza ubereke ko ari bo ko bari kwisonga. Gerageza ubereke ko bari kwisonga.
bidatabaye ibyo ntabwo uzabigeraho. Next please. So iyi story nari babwiye ko iyo umaze kwiyegereza abantu, uriya mugabo yabajije umugore we, umugore yabajije umugabo ati ko wandambagizaga umbwira amagambo meza ukaba utakiyambwira. umugabo ati none, ati nyine narakurambagizaga kugira ngo narakureshaga ubicara. So what is the next? Igihe bakujoininze, igihe bakumviye n'igihe batakumviye. Next please. The extras you make, the more extras you make, the less money you make. Uko ushyiraho izitwazo nyinshi niko no gukorera amafaranga byanga. Next. Determined dreams will get you started. Inzozi gushaka kujya mu ijuru bizatuma utangira, ariko ikizatuma ukomeza ni determination. Next please. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye guhimbaza muri za ndirimbo nziza za Dr. Francis, za Israel Mbonyi, za ambassadors n'izindi nyinshi. Ni iminota 15 duhimbaza, tuze kubana muri uyu muhimbazo. Tugiye kubanza dusenge, hanyuma mwigizeho intebe, muhagarare neza muri saro, maze tubyinire Imana yacu. Data wowe uri mu ijuru, ngushimiye bikomeye ko aya masomo atambutse neza, abantu bagiye kuba aba readers, bakareadinga abantu babo, groupe zabo, network zabo, imiryango yabo, baberekeza ku byiza. Uhire abumvisha iki kiganiro n'abazagikurikira mu bindi bihe kuri za YouTube channels. Aya magambo azinjira hinguranye kandi bose bahinduke ni kubwa Yesu. Amen. Tugiye guhimbaza, reka tuzamuke n'indirimbo za Dr. Francis na za Israel, za ndirimbo nziza mukunda, za healing, za ndirimbo nziza mukunda nizo tugiye kwerekezamo. Kenyiringiye ko mwese muza kwishima. Dutangira isabato ku badivanisti n'abandi mwese, reka turirimbane, reka tujyanemo, reka dusingize Imana.